yego museke yego DJ avuye arakamanitse aravuga ati naragukunda kuko nawe uzakurusha abakora cyo muri 550 umukurikire aha ni uruzinge aha ni cyambure byabaze abavandimwe na Hassan kameramani ari Kiroso nawe arahari yego souvenir nawe yego yabyemeye mama amafoto arahari n'iki kibazo dore mushiki wa DJ ansuhuza ariko aho mutuje nsuhuza nawe ariko yego nawe nsuhuza yego baba nsuhuza Elize aha ni ubaho se ntago ubaho pe cyanyabyo ubaho yego pe ni video ahantu hose biratambuka yego mushiki wa DJ ati aha nini yego aka kanya urimbute musaza wawe do we mu maso muramukazi wawe oya umugeni buretse gato mu kanya turaza kuganira urimbute bari kuzirikana yego shamu iyo urebye ibumoso bwawe wumva iki mba ibyishimo iyo urebye wumva iki n'umuntu ugabwa byumva ariko wumva iki none ahangaha urumva uti ibyishimo unsurize we muhira babantu zo gusanga yego ibindi ni mukanya andaza kuvuga ngo kigendanye n'imiziro mu gushyingirwa imiziro mu gushyingirwa uretse twavuze y'imyaka ariko tugira imiziro yo gushyingirwa aho umuziro wa mbere tuvuga amasano tugomba gushyingirwa ku cyiciro cya kangahe cyangwa se ku gisekuru cyangwa ku gisani cya kangahe ntabwo mubizi mwese aha nibura twakavuze ngo igisanira cyangwa imvuga ni ku mana wa runaka nkajya kuri usanarera wa runaka tugasanga ntaho duhurira ariko ibyo nabyo biragera no ku cyiciro ntabwo tuvuga ngo abagabo gusa ko n'abagore tuza kubarebaho abamama batubyaye ntabwo batubyaye byose tugomba kubihuza aha niho tuvuga ngo hari umugani nyarwanda mutabyaye babyarana ababyeyi barabyarana uriya mugani rwose ntabwo twawugenderaho kubera yuko ababyeyi bagiye kubyarana tuba tugeze ku gisangira cy'akabiri ahantu nimba nk'ibindi aho rero ntabwo rwose bari kuzigamira akerewe mwebwe yewe ugira neza Elize Giti maze kumva uko icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe w'urukundo Christella mbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Very good sha Giti mugisha sha yego mbatosha yewe urukundo Christella maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe mugira neza Elize mbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. nice ntabwo tubyifuza ariko iseswa rya mbere ry'amasezerano rero ubwo mugiye gusezerana kubana ubuziraherezo kubana kugeza ku rupfu ibyo bibuza muri ikiganza hano uyu munsi ariko najya mu makwe nanone kandi ikiriho umwe mu bashyingiranywe apfakaye afite uburenganzira bwo kuba yashaka n'ubundi sibyo bivuze ngo
ariko biterwa n'abagiye imyemerere yabo, ariko twebwe hano tubiganire namwe, umwe mu bashyingiranywe apfakaye cyangwa yitabye Imana uri mu ngombwa kuba yashaka, ariko nanone hari ibyo tutikururira, hari n'ibyo twikururira, nabyo tugomba kubiganiraho. Aha tujya tukareba ubutane buturukana, mwamuzi aho guturuka, ni iki cyatuma mutandukana n'uwo mwashakanye? Reka ntawe nibuza kukibaza, ariko ndaza kwibabwira rimwe na rimwe, ntabwo mvuga byose. Ubusambanyi murabuzi? Ubusambanyi bushobora gutuma utandukanye n'uwo mwashakanye, kandi burya uyu munsi waje imbere y'abantu bose uzamuye ikiganza, uravuga uti rwose ntukiri muza kuvuga nzabana runaka. Gusambana rero nakavuga yuko ntabwo aribyo tutiha, hari n'ibyo twiha. Urupfu ntabwo turukumira, ntabwo twebwe turwiha, ariko ubusambanyi turabwikururira, sibyo se? Sibyo? Reka nimubyikirize kugira ngo muzanabineshe. Birashoboka. Ikindi cya kabiri ni ukuba umaze amezi 12 utabana n'uwo mwashakanye. Yewe Muhoza Ariel maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Pascal Niyonzima ubera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Umugeni arasetse, umugeni we sawa, uyu mugeni kavuga amana, umugeni arasetse. Ase wegetseho cyangwa urafunze? Ntago mpari, baho